Abantu benshi banywa iki cyayi ariko urebye nka 90% ntibazi iby'iki cyayi kibakorera. Nk'uko hari n'abandi batazi ko hari icyayi ushobora kunywa kikagabanya stress, kigafasha kurwanya kanseri, kikanafasha abagore mu kugabanya ububabare bwo mu gihe cy'imihango n'ibindi byinshi, kandi ibyo byose bikaba mu buryo karemano. Aya si amagambo yanjye kuko ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Journal of Nutrition bwerekanye ko kunywa icyayi cya hibiscus buri munsi mu gihe cy'ibyumweru 6 bishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso ku buryo bugaragara. Niba rero hibiscus ishobora kugira ako kamaro ku mutima, noneho tekereza icyo yamarira umubiri wawe muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku byiza 10 utaruzi by'icyayi cya hibiscus, harimo n'uburyo kigufasha no kugabanya ibiro. Niba ukunda ibiganiro ku mirire myiza ifasha kugira ubuzima bwiza, iyi video ni iyawe. Gumana natwe kugeza ku musozo kuko uri bumenye byinshi bishobora kugufasha guhindura ubuzima bwawe. Kora like udufashe kuba iki kiganiro cyagera ku bandi benshi. Niba kandi ari ubwa mbere wari udusuye, ukande subscribe, unasangiza abawe iyi video. Nshuti z'utuntu tw'ubwenge, murakaza neza kuri channel yacu aho tubagezaho ubumenyi bwagufasha kubaho ubuzima bwiza. Uyu munsi turavuga kuri hibiscus, ikimera bamwe muri Afurika bita bisapu. Hibiscus ni igihingwa gikomoka ku bimera bifite indabyo zitukura cyane, kikaba gikoreshwa cyane mu gukora icyayi kizwi nka hibiscus tea, ariko nanone ushobora kunywa hibiscus mu mazi y'akazuyazi ya mu gitondo. Hibiscus iraryoha ikagira icyanga cy'agasharire k'umwimerere, ibyo bita acidic taste, kandi ikaba inakungahaye ku ntungamubiri zifasha umubiri. Noneho reka twinjire mu byiza 10 by'ingenzi bya hibiscus. Icyambere nuko hibiscus igabanya umuvuduko w'amaraso ikanarinda indwara z'umutima. Hibiscus ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso cyane cyane ku bantu bafite hypertension. Ibi bigafasha umutima gukora neza no kugabanya ibyago by'indwara ziwufata. Irinda kandi indwara zindi z'umutima kubera ko igabanya umuvuduko w'amaraso ndetse n'ibinure mu maraso. Hibiscus rero ifasha mu kurinda indwara z'umutima n'imitsi y'amaraso. Icya kabiri nuko hibiscus igabanya ibinure bibi cyangwa cholesterol mbi. Iyo tuvuga cholesterol, tuba tuvuga amavuta aba mu maraso yacu. Hari cholesterol mbi, iyo bita LDL, ishobora gufunga imitsi y'amaraso, n'indi nziza bita HDL, ifasha gusukura imitsi y'amaraso. Hano rero hibiscus ifasha mu buryo bubiri. Icya mbere ifasha kugabanya LDL ya cholesterol mbi ifunga imitsi. Icya kabiri igafasha kongera HDL ya cholesterol ifasha gusukura amaraso. Ibi bikorwa na antioxidants ziri muri hibiscus zifasha kugabanya kwangirika kw'imitsi y'amaraso no kuyirinda gufunga, bigatuma amaraso atembera neza, umutima ugakora neza. Icya gatatu nuko hibiscus ishobora gufasha kurwanya kanseri. Mu mubiri wacu hari ibintu bita free radicals bishobora kwangiza ingirangingo, izi twita selile cyangwa cells, bikaba byanatera kanseri. Hibiscus rero ikungahaye ku binyabutabire bya flavonoids na antioxidants. Ibi bifasha kurwanya izo free radicals, bikagabanya kwangirika kw'ingirangingo. Mu yandi magambo, icyayi cya hibiscus gifasha umubiri kwirinda no kwirwanaho mbere y'uko indwara zikomeye zikugabaho ibitero. Icya kane, hibiscus ifasha mu gikorwa cy'igogora cyangwa digestion. Iyo igogora ritagenda neza, ushobora kugira constipation cyangwa impatwe, kubyimba mu nda cyangwa kumva utameze neza mu nda. Hibiscus rero ifasha koroshya igogorwa ry'ibyo biryo, igafasha gukangura enzyme zo mu nda zifasha gusya ibyo biryo.
Anzime ni poroteyine zikorwa n'umubiri zigafasha kwihutisha imikorere y'ibinyabuzima byo mu mubiri no gufasha umubiri kwinjiza intungamubiri neza. Ibi rero bituma wumva worohewe, inda igakora neza buri munsi. Icya gatanu ni n'inkuru nziza ku bifuza kugabanya ibiro mu buryo karemano. Abantu benshi bashaka kugabanya ibiro mu buryo karemano, hibiscus ibafasha muri ibi bikurikira: igabanya uburyo umubiri ubika amavuta, ikongera metabolisme, ariko uburyo umubiri utwika karori cyangwa amasukari y'inyongera, ikanafasha mu gushobora kwifata kuri gahunda yo kuryagagura. Ibi byose hamwe bituma hibiscus iba igisubizo cyiza ku bashaka kugabanya ibiro mu buryo bworoshye. Icya gatandatu ni uko hibiscus ifasha kugira uruhu rwiza. Hibiscus ifite ibinyabutabire bifasha kugira uruhu rwiza, izi akaba ari za antioxida z'ingenzi cyane kuko zirinda umubiri kwangirika, zikagabanya gusaza vuba, zigafasha uruhu kuba rwiza. Hibiscus rero irimo izo antioxida nyinshi cyane zifasha uruhu kugumana itoto, zikagabanya iminkanyari, zikanafasha n'amaso n'ingirangingo zose z'umubiri. Muri make rero hibiscus ifasha umubiri kwiyuburura, ukaguma uri mushya imbere n'inyuma. Icya karindwi ni uko hibiscus ifasha kugabanya umunaniro na stress. Muri iki gihe stress yabaye ikibazo gikomeye ku bantu benshi, hibiscus yagufasha kugabanya hormone ya stress bita cortisol twavuze mu biganiro byacu byabanje, ikagufasha kuzana umutuzo mu bwonko n'umubiri, no gufasha umuntu kuruhuka no gusinzira neza. Ibi rero bituma utakaza umunaniro, ukumva utuje ndetse ukanagira n'amarangamutima meza. Icya munani, hibiscus ifasha umwijima gukora neza. Umwijima nk'igice cy'umubiri gifasha gusukura amaraso, gikenera hibiscus kuko ifasha gusukura imyanda ya toxine mu mubiri, igafasha kurinda umwijima kwangirika no kuwufasha gukora neza buri munsi. Iyo umwijima ukora neza rero, umubiri wose uroroherwa, bityo no kurwaragurika bikagabanuka kuko nta myanda iba iri mu mubiri. Icya cyenda ni uko hibiscus irinda indwara zo mu kanwa. Mu kanwa haba udukoko twinshi, bagiteri zimwe nziza n'izindi mbi. Hibiscus rero ifite ubushobozi bwo kurwanya utwo dukoko, bityo irwanya izo bagiteri mbi, ikagabanya inflammation mu kanwa cyangwa gutonekara, ikanafasha kurinda amenyo n'ishinya. Ibi bituma umwuka wo mu kanwa uba mwiza, amenyo agakomera, n'indwara zo mu kanwa zikagabanuka. Niba rero ugeze hano ukaba urimo kunguka ubumenyi bushya, nyabuneka kanda like, wandike no muri comment uti hibiscus ni nziza. Ikindi wadufasha gusangiza iyi video inshuti zawe. Reka rero twinjire ku ngingo igaragaza imwe mu nyungu zikomeye cyane za hibiscus ku buzima bw'abagore. Icya 10 ni uko hibiscus igabanya ububabare bw'imihango, ikanaringaniza imisemburo. Hibiscus ishobora kugufasha kugabanya ububabare bwo mu nda, ibyo bita cramps, mu gihe cy'imihango, kuko ifite ubushobozi bwo koroshya imitsi yo mu nda no kugabanya inflammation cyangwa gutonekara. Ibi bigatuma ububabare bugabanuka kandi umubiri ukaruhuka neza. Hibiscus ifasha kandi mu kuringaniza imisemburo cyangwa hormone, bigatuma ibimenyetso bibanziriza imihango bigabanuka. Ibyo bimenyetso birimo nko kubabara mu nda, kubabara umutwe, kurakara bya hato na hato, kumva umunaniro no guhangayika, rwose biragabanuka. Nk'uko tubibonye rero, hibiscus si icyayi gisanzwe gusa, ahubwo ni igisubizo karemano ku bibazo byinshi by'ubuzima, kuva ku mutima kugeza ku mibereho yo mu mutwe ndetse no ku buzima bw'abagore. Mu buryo bworoshye, kunywa icyayi cya hibiscus igikombe kimwe cyangwa 2 ku munsi bishobora gufasha umugore kumva amerewe neza no kugabanya ububabare bwo mu gihe cy'imihango mu buryo karemano.
Indi nama ni uko hibiscus ifite ibyiza byinshi, ariko abantu bafite umuvuduko muto cyane, ibyo bita hypotension cyangwa ababyeyi batwite, bakwiye kwitonda no kugisha inama muganga mbere yo gukoresha hibiscus cyane. Niba wakunze iki kiganiro, kanda like, wakwibuka kandi gukora na subscribe niba wari utarayikora, ikindi unasangiza abawe iyi video. Tubararikiye ikiganiro kizakurikiraho ku buzima bw'imitekerereze, aho tuzaganira ku buryo telefone yawe guhindura imbata utabizi nuko ubwonko bwawe bubigiramo uruhare. Ntimuzacikwe kuko muzahamenyera n'uburyo bwiza bwo gukoresha ibi binyabazungu bitaguhinduye umugaragu. Murakoze cyane kuba mwabanye natwe, tuzongera mu kiganiro cy'ubutaha. Mugire ubuzima bwiza.